ijwe na gisikizo yamunywesheje yasinze ngakamurongora nyamunana namwishyure nibyo bavugaga. Hari umuntu ari ku ruhande urimo uravuga uburyo buretse gato, hari umuntu arimo ukastinga uno mwana w'umukobwa kugira ngo avuge ibyo avuga ko akora yasinze. Sikovi ati nikavuze nizere ko tukora ikiganiro utasinze. Nyine hagataho muzima ntabwo nasi. Gasikara kurombo. Gisikizo. Yego byarabaye. ariko byabaye dukurikiye ntabwo wari uri muzima Ntabwo nari ndi muzima man. Wibuke ko man wambabanya. Uziki yo nkwe none se byiri merute. Oya nyine bari bazinguriye. Bari bazinguriye. Inde? Uriya gasuku. Sibyo? Yego. Hehe mwaryamaniye he rero sasa. Twebwe banje nje ntago nzi iyo lodge ngo nihaganaye. Kumva banjanye mu modoka. Iki kimaze kunsiga no bakihahurira man. Wisakuriza man gabanye. Shaka suko konzi katigiza nakwegera kuko waretse kumusebya. Man kubaho muri iyi si no kuvugisha ukore bivugishwa n'ukuri. Ko kimeze. Ase como ça oya buretse Barumwe winyegera. Ikiri hano Jewe ndashaka kumenya ninde washebeje. Oya nje uyu mukobwa yasebeje gasuku. Icyazanye hano no kuvugisha ukuri sibyo? Yema murabahuje ariko. Oya man gabanya man wimushidikira man. Wimushidikira. Uri agasuku ntacyo dukora. Wimushidikira man. Ariko se wa mugabo komora ngunyuraho uri kwibaza ibibazo byinshi ibyo bimeze bitera. Mfite ikibazo rwose. Ufite ikihe kibazo se? Nyine numva madamu yanyirwa cinyuma ngo nagunira akabariro neza. Uraho utari wamenya ibanga. Biriye Muganga gakondo mutabazi arahari ngo agufashe ku kibazo cyawe. ngo akorera hehe? Akorera mu karere ka Rwamagana. Ka Rwamagana. Ngo rwose ndamushaka rwose. Nago mbyara afite inyatsi rumva. Cyane kongera umugabo. Nawe akemura ibibazo nk'ibyo ngibyo. Rabikemura. Yego. Kurese. Tega amatwi wumve. Hehehehe waba ukorera amafaranga agaca mu myanya y'intoki, waba ufite inyatsi, waba warananiwe gutera akabariro, waba waribwa ukaba ushaka kugaruza ibyawe mu gihe gitoya, waba ufite umugore akaba ataraciye imyeyo yarabuze amavangingo, ndetse ufite n'ibindi bibazo bitandukanye bigendanye n'ubuzima bwiwe, waba ufite indwara zitandukanye harimo nka diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse nk'izindi. Ubu muganga gakondo mutabazi yageze nk'igisubizo. Muganga gakondo mutabazi akorera hano mu karere ka Rwamagana. Abandi busobanuro mwamuhamagara kuri nomero zikurikira 79 18 98 864. Muganga gakondo mutabazi, igisubizo ku buzima bwanyu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of course mwenyewe twa cheketua ndakina n'abantu kina n'abanyana sabatandukanye mu cyo gihe tandukanye sibanye mutarase nangisera mitima kuba uramugaye ikiganiro cy'uno munsi. Nakoze ikiganiro ndahamagarwa koko, abantu baramamagara koko, n'abanyambuye baramamagara, n'abataranyambuye baramamagara, abankoresheje baramamagara, batarankoresheje. Ndashimira Imana ko ni kuri channel yanjye by'umwihariko. Ninde uzankura hano kireka nahikwe nananiwe. Twigirishije abari mu misozi myinshi igizwe Gasabo uturere 34. Scovia apana Mutese. Yego. Umugabekazi. Yego. Oya ugizibaho. Ubwo nawe bakeneye agasimba. Ugizibaho isi yawe ugizibaho. Yego. Meze neza cyane. Urambona neza rero. Mvuye state vuba rwose. Yego. Nyamirambo. Siyansi mfite touch. Nikoro turagenda dore Scovi bayihaye ubu ni mukuru na murumuna bamwita Latifa ariko zingaye mubona ahantu wajya hatandukanye ngo fata mikoro neza bikirya man isi yose bidukurikiye ariko uri mukuru wa Scovi na uri mukuru Ndi mukuru we.
kugira ngo ni mukuru we nuko aba afite akiryo kabije. muhe mikoro kwanza nigire hino hanga muhe mikoro ndimo nawe bitagenda neza uratwumva neza ova uri mukuru we ntabwo uri mukuru we Ndi mukuru we ariko ujye nyihakana njyewe narabimenye se nakwihakana nkagushyirayo ntaho wankira nizere ko ubyemera noneho mushyire mu mufuka se mwihakane noneho nkubike mu mufuka ntiwakwigwamo tuvindimwe nshuti yanjye uzongera ubihakane uhise ubiryabya nyine wowe warikoreye ikiganiro uravuga ngo tugane ntacyo tuganire tujye duca amazina reka nkubwire hagati aho iyo ufitanye isano n'umuntu ni nkaho muba muvindimwe sibyo mufata nka murumuna wanjye sibyo mufata nka murumuna wanjye turi abavandimwe tu uyu ni umwana wa shangazi ufite amakuru se ko mutavuka mu ntuzima ntabwo ari mu ndimwe ntabwo ari mu ndimwe twe turababyara ariko njye mufata nk'umuvandimwe wanjye ni murumuna wanjye akenshi ibyo mura nabyo nawe akenshi ababizi ese rwose SIDA urabizi oya ibyo byarabizi nyine ahubwo bimubwira ko nabonye yarandushije ihungabana kurushaho ibyo bintu mani mubireke mubyihorere ibisanzwe aho bigeze n'abanene ndagusa warigera gutyo ubwo se wowe umunsi wayirwaye ahubwo yiyakire tumere neza ko mwese mutora mu nzira imwe negara mumbwirire ubwo yatobye ariko twihane by the way twihane icyatuzanye no munsi nta kibazo sibyo ni ibyago nyine yahuye nabyo wenda n'abandi barabigira icyatuzanye no munsi ngo n'umwana w'umukobwa afite afite inde wowe njye nanjye ndabufite cyane urandeba bikiri bamo hari ngo ufite ubwoba byatari siko ntabwo bafite ntabwo njye narabushiritse nkiva mu nda ya mama we ku murongo abarya imvungure ngo ni uwa mbere kapana muri gereza mureke gusa rero njyewe reka mbabwire ariko okay by the way kuba agatahisi yaka ntaguciye mu ijambo nizere ko utari gukora ikiganiro wasinze uri muzima ntawe wagusindishije si uri muzima yavuga shyira hanze okay muzima mani nta nzoga wanyweye nta nzoga nanone hari ikindi kiganiro wari wakora wanyweye se kirahari iki ariko okay Jessica mipango icyogere mu nkura icyogere mu nkuba umwami w'abagore umugabo ngo ufite metero na santimetero 45 cyangwa na 7 avuga abize murabyumva neza ikindi kintu abahoze bari mu muryango abankoresheje nakoze ikiganiro n'uno mwana mukobwa avuga uburyo ngo wasambanyijwe na Jessica yamunywesheje yasinze ngakamurongora nyamunana namwishyure nibyo bavugaga hari umuntu ari ku ruhande urimo uravuga uburyo buretse gato hari umuntu arimo ukastinga uno mwana w'umukobwa kugira ngo avuge ibyo avuga ko akora yasinze Sikovi ati nikavuze nizere ko tukora ikiganiro utasinze nyine hagataho muzima ntabwo nasi gasikara kuromo Jessica yego byarabaye ariko byabaye dukurikiye iki ni ikiganiro narahamagawe naranasabye gusura mu kiganiro nakoze ndacyanaza abavandimwe babiri reka mwibarize ikibazo kimwe aravuze ngo yakoze ikiganiro ngo yasinze ibyo yakoze ngo ari reka nkubwire umunsi ugenda ukana turara kwa Simosi umunsi tekereza umunsi uri kumva turara kwa Simosi ukagenda ukambwira ngo ndaje ukaba uragiye byagenze gute nyuma yaho maze kunywa mani kandi ubizi ko unsize nasinze ako njyewe byagenze gute nyine bivuge byose birangira hano turi kwerura kandi twaje guca amazina sibyo narahamagawe ngo ibiganiro nakoze ngo byasebeje abantu bamwe na bamwe nagaruye Skovia nawe yaravuzwe Skovia ngo harahari ngarura na mukuru we nawe yarahari Latifa ariko njyewe ibintu ari kuvuga nizere ko byabaye mu kindi kiganiro agiye gukorana nabo atari gihe oya ari ikiganiro ni ikiganiro najyanye nawe gukora turi babiri bari bakunywesheje ako uyu mukobwa ntabwo yasaze ntabwo wari uri muzima ntabwo nari ndi muzima mani wibuke ko mani wambabanya uzi ko iyo nyweye norese ebyiri merute oya nyine bari bazinguriye inde uriya gasuku
rero reka nkubwize ukuri sibyo gasukura mubeshye mani wimuburira babara nunere stress mani kari cyagisiga bavuga kikabika ni muri isukari mani wimuburira sibyo kumvuranira si umugabo wanjye sibyo nanjye narakoze aranyishyura mva hari yameze neza sibyo ariko kumbwira ngo yarabanje arakunywesha biriya biganiro twabikoze turi normal oya mani no kuri kamera biragaragara ko hari umuntu wambwiraga sibyo nari nakanyweye mani ngo ni umva ngo ni Scove yabikubwiraga gabanya ariko yagere kumubwira niba njye bayemeza gukora bino biganiro by'uburaya bajye babyerura babijyemo sibyo ntago yabikoraga mushyizemo ipingu ngo vuga sibyo ngo navuge mani reka nkubwire iyo umuntu yabaye agacupa muramuzi ibyo yakoze byose abikora ntacyo yitayeho sibyo wavuze ngo ibyo wakoze nibyo kandi ntabwo wasinze ibyo aka kanya ndi hano ntabwo nasinze ndi muzima sibyo yego hehe mwaryamaniye he rero sasa twebwe njye ntabwo nzi iyo rogi ngo nihaganaye banjyanye mu modoka iki kimaze kunsiga no gukihahurira mani wisakuriza mani gabanya Shagasuku ko nzi katigiza nakwegera kuko waretse kumusebya mani tubyihorere mani gabanya wimushyigikira sibyo ugabanya urusaku kandi nunesha umutwe nzamura isukari hagatagereka manzana nasobanurira abantu batazagira ngo sibyo tujye gukora kino kiganiro twagiye dukubutanira hariya sibyo hari Nyamirambo sibyo ndabasuhuza ko twari tuziranye na mbere kuko nakoreye amuzose no mwategera ntuzamazina y'abantu muhana nakoreye amuzose nzagakata amazina y'abantu muhana rumva ikintu byari ni kimwe ni gasuku warongoye n'umwana w'umukobwa akamwamba nyine umva nyine ndangije ndabasuhuza none ndavuga se turashaka ko dukorana ikiganiro tukakwishyura twabonye uzi gukora ibiganiro nakubonye kwa Isiaka ndababwira nti ntarije naye ndi kumwe n'uyu mukobwa tuba turajyanye rero ibyo numvisha avuga ngo baranamuhamagaye ngo bagize bate nta muntu wigize guhamagara mani tubyihorere sibyo wintera guhamagaye nese ubundi wowe wakoze ikihe kiganiro ku buryo abantu bakureba bakaguhamagara cyewe ko n'ibihumbi 40 oya nyine reka mubwire mani ese ni ubwa mbere nari nkoze abanyamufata hiti neza mutabeshyeye abantu oya mani mbabarira cyane uri kumva wimushyigikira mbona nawe wasanga yarakwibetanye hariya nka hariya uri kumva kuri hariya marogi yo kuri hariya kuri 40 kabindukira gato urumva mani mbabarira sibyo umugabo wanjye sibyo none uri kuvugira nkande ubwo nyine yarakwibetanye sibyo Basubiranyemo urabizi ko tuvugisha ukuri twebwe dushyira kuri hanze mani nta bintu by'ubuvandimwe ubundi wege mu bigo kamera ase ubundi ati ibintu bibiri wararongoye ni wakishyurwa sibyo kandi bari bakoma amafaranga kugira ngo mwari mwavuganye nawe ngo nyamwishyure areke kubeshyira abantu gabanya umunwa ntabwo ari wowe gasuku urasebya abantu wowe ntabwo ari wowe ndakwishyura nta mafaranga yenyeneye nta mafaranga yenyeneye navugisha kuri siya bari bavuganye angahe bari bavuganye angahe mwari mwavuganye angahe ku buryo uvuga ngo gasuku wowe oya mani twumvikane uzi ibyanarya yamaze mani nawe ubwo yarakuriye nyine kugira ngo uze kumuvugira sibyo byanuzaniho ibintu gabanya mani ntabwo utikura kajya kavugisha ukuri gabanya mani mukobwa we kubaho muri iyi si ni ukuvugisha ukuri bivugishwa n'ukuri ko kimeze ase ko musa we buretse reka kuzana umwana kuza kumushyigikira isimba yarakwibetanye winyegera ntabwo turi ku rwego rumwe winyegera ikiri hano ndashaka kumenya ninde washebeje oya uyu mukobwa yasebeje gasuku icyazanye hano ni ukuvugisha ukuri sibyo niba murabahuje ariko oya mani gabanya mani wimushyigikira uriya gasuku ntacyo dukora wimushyigikira mani oya mani rwego ndiho ntabwo ururiho winyanduza babarira igira hirya isi yamubwira igira hirya niba mushaka ko babarira mani biganiraga induru Scove igira hirya winyanduza ariko nanone ukora ibiganiro musebanya ntabwo ari byiza we ntabwo turi gusebanya bro oya ngera ko ikiganiro barambwira ngo uriya mukobwa yaradushebeje Scove ngo nari uri ku ruhande wowe umubwira ibyo avuga ngo namubwiraga ibyo avuga
nabatereka mbazane niba nabimubwiye indaya nijya kwiyemeza umurimo igihe ukora neza ntabwo wagushyizemo umugozi ujye gutangaza kandi n'ibyo wavuze ni ukuri aha winsuni kuri kunyanduza ariko bonsa zagiye bonsa we ntabwo nziza amashine igira hirya ntabwo ndi indaya sibyo akisa ari kunkoraho ureba hehe njye naje kuvugisha ukuri urumva hajye hava indaya ubwo yegabana yamaye niyo yaba ari umuvandimwe nawe nimba byarabaye urumva twicare ye ntambaraga afite zo kurwana nawe ngiye nariye neza ndi umwana wo mu gikoma cya avoka ntabwo nyenera kurwana n'umuhizo mu gisanga tuza ufite imbaraga nk'inkuza yirwa hinga wabonye ukuntu nsa ntabwo wanze ukabeshya ubwiza bwose ko bwagupfanye ubusa ubundi utayibara ntugakoresha abakobwa b'ubufu Scovi natwe kugarukire umva rero waratifu sibyo sura umuvandimwe wanjye gabanya umuntu sibyo kubyumaze kuvuga bose zanjye we mwagiye ati bafite ikibazo cy'amafaranga ye urumva yemewe abanyamwishure nta mafaranga yawe nyene naguri gasuku witonde sibyo witonde njye nomero se ndanazifite ahubwo ari hanze urumva njye namuhamagara urukumva mukavuga kasuku ntabwo abuze amafaranga yo kubona Imana je kare kare boss ubundi jewe asumbira muzamake kubera aramubeshyera do umva man impamvu ibyo byose ubivuga ari kumara uri kumva nuko yaho yakujyanye rero ntunere stress kumva man muri munana mukuru ko yanjyanye gasuku kuko ujya kunsiga sinzi aho mwari muri kumwe kumva ntujye kunera wumve naramusize gasuka aramukatana karavuze ngo tubyihorere ngo naramusize gasuka aramukatana kandi oya nyine ceceka tuhana ijambo ngo naramusize gasuka aramukatana aramujyana urukumva none ngo ntago yarazi aho tugenge na gasuku bitebe imipango yanyu ntabwo nayimenya sibyo wajya uvugisha ukuri ntukajya umushyigikira kandi mwarasigaranye ngo mukajyana njyewe gusa twakatanye tujyanye wimushyigikira ntabwo ndi kumushyigikira bebe oya man mu buzima bwanjye nkoresha hagati y'abavandimwe babiri oya turabavandimwe kumbabaza man bikubabaza ukuri kuraryana bro ukuri kuraryana birabutse bigaragaye ko wasebeje gasuku atari byo ibyo mvuga ni byo ufite amafaranga kuri mama nabwire mwishyure yego ntiyakwishyura yarakunywesheje yarasindishije nanasinze man man igabanya umunwa nawe ntaguhurushye sibyo wimushyigikira urabona ko ndi kubigenderamo bakana yamaze man yamaze umva bebe man nagufata nk'umwanzi wanjye aka kanya ukunda sibyo twana ariko ngiye ukuri ikintu cyanjye ni ukuri oya twanashwana hari umuntu hafi y'agasuku wambwiye ngo uriya mukobwa niwe wisabiye ko bamukoresha ibiganiro ari wowe niwe yabyisabiye njye nakoze ikiganiro mbabarira man mbabarira ewe mumfashe ndagahonda mu kanya Marcia dore ngaho ni ndakabura mama mbya uri kunyumva man yarakurongoye man Scovi abadukwiye kasoza ikiganiro kuko ndabona aya mumufate nge Scovi nukuri ntabwo nahana nawe nge ko nashaza gushyira impande zose Scovi reka nkubwire nari nakwine namwe jewe ukuri nagushyize hanze nimuzongera kubeshyera gasuku ukuri nagutambukije sibyo ntabwo ndi umugore we mfite shere wanjye muramuzi rwose mubabane nanjye ndamufite igira hirya sister igira hirya wishyigikira irangiye bonsa mwagiye hewe bite wimushyigikira ntabwo bakinjira muri funga kamera yawe nigendere ngewe icyambere nuko ukuri nakuguhaye sibyo man mbabarira sibyo ngewe ikiganiro nakimuhaye Scovi nta kintu mfite ntagukorera uri kumva ntabwo nakwanga man kurabizi ko ntabishobora ariko nabiturusha ukuntu ko ari umukuru wenyine yakubashye urumva uza kunyubaha man nukuvugisha ukuri ntabwo uri kunyubaha njye namubwiye ngo nariye neza ntabwo ndwana n'umuntu wiri wahinga mu gishanga uzi imbaraga baba bafite urabona izi ntoki zagize arahinze magare yanyu urabona izi ntoki zarahinze reba ukuntu umuntu azira ukuri mujye mureba ukuntu umuntu azira ukuri mwawe